Mbahaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Itorero ADEPR rimaze imyaka 85 rikorera mu Rwanda, ryateye intambwe ikomeye ryimika bwa mbere abagore ku nshingano z'ubushumba, mu gihe mu myaka ya kera byafatwaga nk'ikizira muri iri torero. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 Ukuboza 2025 nibwo abagore ba mbere 15 bahawe inshingano zo kuba abapasiteri muri ADEPR. Abagore bari basanzwe bemerewe gusa gukora izindi nshingano zitandukanye zirimo kuba mwarimu, umuyobozi w'umudugudu, kuyobora korali no kuba muri komite nyobozi, ariko ntibari bemerewe kuba abapasiteri. Ku ngoma ya Revera Isaie Ndayizeye nibwo abagore bahawe ijambo rikomeye muri ADEPR iri kwizihiza imyaka 85 imaze itangijwe mu Rwanda n'abamisiyoneri bo muri Suwede. ADEPR yanditse ku rukuta rwayo rwa X ko amateka yanditswe muri iri torero, aho umugore wa mbere yahawe inshingano za gishumba. Ati uyu munsi mu mateka y'itorero ADEPR umugore wa mbere yahawe inshingano za gishumba. Abagore ba mbere 15 n'abagabo 29 barobanuye izo nshingano mu bikorwa byatangiriye mu rurembo rwa Huye. Mu kiganiro aherutse kujyana n'abanyamakuru, Revera Isaie Ndayizeye uri kurangwa n'impinduka zikomeye ku buyobozi bwe, aho ku ikubitiro yahise asezera abashumba b'abasaza, yavuze ko ibikorwa bazakora muri izi mpera za 2025 ni ibikorwa bibiri bifatanyije. Yavuzemo kwishimira imyaka itorero ashumbye rimaze no kwimika abashumba, aho mu bari kwimikwa harimo abagore, ibintu bibaye bwa mbere mu mateka ya ADEPR. Ati igikorwa cyo kwizihiza imyaka 85 itorero rimaze kandi kizaba kijyanye n'icyerekezo cyaho twifuza kugeza muri 2050. Icyo gikorwa kizahuzwa n'icyo gusengera abapasiteri, kizaba mu ndembo zose z'itorero. Ngiye kubagezaho incamake y'amateka ya ADEPR kuva ibonye izuba mu 1940. Itorero rya Pentekote ryo mu Rwanda ADEPR ryatangiriye igihundwe mu 1940 ryitwa MLS, ritangirira mu cyahoze ari ururembo rwa Cyangugu, ubu ni mu itorero rya ADEPR akarere ka Rusizi, ururembo rw'uburengerazuba. Icyo gihe ryatangijwe n'abamisiyoneri batatu bari bavuye mu gihugu cya Suwede. Aba bakozi b'Imana batangiye umurimo bahura n'ibibazo bitari bimwe, ariko kuko bari baje basunitswe n'Umwuka Wera, Imana yarabashoboje. Umurimo batangije urakura, uraguka, ndetse ugaba amashami mu mpande zose z'u Rwanda. Umurimo w'ivugabutumwa wageze mu murwa mukuru w'igihugu Kigali mu 1967. Kuwa 21 Mutarama 1968 abizera 16 ba mbere bakiriye agakiza babatizwa mu mazi menshi mu itorero rya Gasave. Mu mwaka w'1972 hatangiye kubaka inyubako zikomeye i Kigali, i Nyarugenge no muri Gasave. Kugeza uwo murimo waragutse, abakristo ba ADEPR barakabaka 3 miliyoni, inyubako zigezweho zirubakwa henshi, ndetse n'ibikorwa biteza imbere imibereho myiza y'abanyarwanda birakorwa ku bwinshi. Urugero ni Dove Hotel iherereye ku Gisozi. Bimwe mu buryo bwakoreshwaga mu kwihutisha ivugabutumwa harimo ibiterane by'ivugabutumwa byo kuvuna, byaberaga ku musozi hifashishijwe amakorali, bigatuma ubutumwa bwiza bugera ku bantu benshi kandi vuba. Ubu butumwa bwabaga buherekejwe n'ibitangaza n'ibimenyetso, bigatuma benshi bizera bagahindukirira Umwami Yesu. Ibyumba by'amasengesho n'indi turufu yafashaga kugeza ubutumwa kure. Ni ubundi buryo bwifashishwaga cyane abakristo bake baturanye cyangwa bahurira mu mirimo runaka, baregeranaga bagasenga, bakabwiriza ubutumwa bwiza abaturanyi babo, bityo inkuru nziza ikagera kuri benshi. Kwera imbuto kw'abakristo byafashije ADEPR kwihutisha ivugabutumwa nk'uko byagarutsweho na Pastor Ndayizeye Emmanuel.
yagize ati iyo umuntu yihanaga yagiraga ishyaka ryo kwera imbuto zikwiriye abihannye, kwirinda no guhamya Kristo, ababwira inkuru nziza y'agakiza n'iby'Imana yamukoreye kugira ngo abashe kubazanira Yesu. Mushimiye gukurikirana iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ibiganiro byiza n'amakuru agezweho ni kuri Mugisha TV. Ndabashimiye.